kagira icyo umukoraho uwagutwariye umugabo namuzanye nguyu namubizanye utagira icyo uranyumva kuki watwaye umugabo w'abandi kuki watwaye umugabo w'abandi nari namufashe mutira mu maso arambabarira wabikoreye babarira nakufasha kwa dini rabia wabonye aho bafatiye umugabo wawe wa mwana baramufashe bamushyira muri prudence danguwano nguwongeye kumuzana uramureba reba nguwo kamerama agira hino Yesu nuriya turashize mugoze kuri umugome Yesu mazi mu nyanja rebera danguwano shanirire kuki watwaye umugabo w'abandi nari namufashe mutira mu maso arambabarira wabikoreye uzima muraguhamagaye se banza wibwira abantu badukurikiye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza none utubwira n'icyo baduhamagariye kugira ngo nabwiye abantu ko ahantu duhagaze ari ku nzu y'umupfumu turi inyuma yiwe ahubwo tuvuge vuba kugira ngo atatugwa gitumu cyangwa ugasanga dutereje ibyo birozi amazina nitwa Karine ndumva atari ngombwa kuvuga amazina yose nta kintu bitwaye impamvu rero ntishimye mfite ikibazo gikomeye hari umukobwa yahoze ari inshuti yanjye cyane inshuti magara wa muntu uganiriza uriya muntu uganiriza ibintu byose nyine byose nyuma rero y'igihe yaje kuntwara umugabo ubu tuvugana mbangiye nyine umugabo wanjye yaramusanze rero bandangiye umuganga bambwira ko ashobora kubikora umugabo wanjye akagaruka ndavuga ngo reka nguhamagare tujyane koko twereke abanyarwanda niba ibintu ari byo cyangwa se babeshya kiri gicumbi nigeze kukizaho ni igicumbi cya mukasa waje kwa mukasa zugahitamo mukasa cyane umuntu wandangiye arambwira ngo yagiyeyo nyine ikibazo birakora nanjye ubwo ngiye kugerageza amahirwe ndebe niba biri bukunde ko gahunda kujyanye niyo kugira ngo bakoreke n'uwo gutwara umugabo yego ndi gukeka ko ari uwo mugore twahoze turi inshuti cyane barabikubwiye ndi kubikeka kuko hari umuntu w'inshuti yanjye yambwiye ko yamubonye ariko sinjya mbyizera ko bishoboka ko yaba yaramubonye reka tugende ibindi byose urabimenya ugeze kwa mukasa abantu badukurikiye bakomeze badukurikirana kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza wowe rero ikintu tugiye gukora ni iki wowe urabigenza ute uraca ahangaha hariya kwa mukasa genda aca munsi kugira ngo atabona ko tujyanye ubanze ugende ugereyo ndahita ngusangayo gifite ubwoba bwinshi nubwo mbere ngiye mu bapfumu ugiye gupfumagura abagore ni abagome abagore ni babi umugabo wamuretse ugashaka kubera icyo mbwira ngo nshaka undi akuze umuntu mubanye imyaka 5 igashira uzima mwaragezeho nawe oyes reka wowe cahangaha kamerama ntunkureho kamera wowe cahangaha genda ngenge bucaha ni mu mazi ariko ndakuramo inkweto ndazisiga ahangaha kamerama naramuka atwirukankanye ariko ndanze naramuka atwirukankanye niremo inkweto ndaje nkwereke ngewe kamera kuramo inkweto ntabwo nyancikira ijya mu kazi kanye rero nibyo njya mbabwira kandi ngomba gukora ko kakuye niko kantunze aho bafite inkweto nzisiza bakaziba ntataha Kigali ni iki amazi nisanga ari maremare gaheramo nyine ubwo murabibona urupfu rwanye ndabapfuye nk'intwari ye kubashakira inkuru kamerama twagiye gace hirya kandi hakwirwara sesirimo ahangaha shaze inkuru zizankoraho kamera ufite yanjye kace mu mazi sanga ari harehare nkagwamo cyo mu mazi ariko Yesu we sinzi no koga namutse nguyemo ubwo nyine ntapfa nyine napfira kuri kamera no si nta kundi ariko reka mbageze inkuru ziri turashize ni harehare cameraman ntazi no koga yene kuriyo narohama nangwa azengwa ndohamure kwa cinera Yesu wewe uzoka zindiriyemo
ariko gihe icyo nshanda kigeraho paka yingezeho kamera ube hafi Yesu we ube hafi mfite ubwoba ndagaswe n'ipantaro yanjye yatose murabibona ariko nta kundi cyo nshanda kigeraho amaye ndinamye aha kazu kabapfu sinzokara kwa china wetu zanyu simbona aho ncana ndurira he ndumva ari no gupfuma gusa ahubwo ibi bintu biranjomba Yesu we kamera bandacaye kuza ahantu uca niza amaze kumupfuma kuriza kwa china Yesu inguye mu mazi umva kamera betayari pana yanjye yinamye ariko iby'ipano simbireba ndi mu kazi po ndi mu kazi sha kamera yagize kamera hano kunzamura we oh yes imbere watinye kwinjira wowe watinye kwinjira kubera iki wowe yewe dore nguri kasa kwagira mane muraba muga kimbere muraba kimbere nyine ndagenze manzu musuzi mwebwe muragenzwa n'iki hano ibyo ntibiri kunoga bakara ndeka kuradanya muzinza mba nkoroga mara yanjye wakiteze byawo ndiko buri munsi nabyo ngo mukajye muza mu ntunga za kamera buri munsi murambiya gufite ubwoba mumva imbere bite byanyu gufite ubwoba muga yego gende kwari wowe wabiye wanzanye ngaho ngo hari umukobwa twahoze turi inshuti si waravuze ko wari wamuhamagaye se ninjye wari waguhamagaye wowe wari uguhamagara okay ni karibu ngo byakugendekeye gute hano ufite ubwoba utagiye nene mugabo wanjye baramuntwaye icara hasi aho ngaho ipantaro yanjye yatose ngo bagutwaye umugabo ngo mubigenze gute nene hari umukobwa wari inshuti yanjye yaragiye yarantaye yaragutaye amaze igihe kingana iki agutaye amaze umwaka agutaye umugabo wawe yitwa Venuste irindi Munyaneza ayo ni amazina se na nyina bamwise okay wowe witwa nde nitwa Karine witwa Karine Kare mama undebere inkweto bataziba ndakumva sha witwa Karina urambwiye umugabo wawe ni Munyaneza uru rupapuro rwanjye uri kurureba urwitegereza ureba aha ngaha ibintu by'umukara n'ibikimuga uyu ni umuti wanjye nkoresha iyo ngiye gushika kugira ngo ndebe aho umuntu aherereye niba umugabo we yaramutaye ku bushake cyangwa ari ikindi kibazo afite ndabibonera kuri uru rupapuro rwanjye nibwo ndamenya aho aherereye aho ariho tumenye niba hari n'uwamujyanye nabwo ndabibonera kuri uru rupapuro ntabwo wadushika ubu Munyaneza jini kwa jini rabia jajja kwa jajja ndagusabye babyeyi uyu mugabo Munyaneza mutwereka aho aherereye muri aka kanya mukoresha imbaraga za basogokuru na basogokuruza muzamura umuriro uru rupapuro uyu muti utwereka icyerekezo cy'aho aherereye maze mu mukurure mu muzane mu mutugereza niba uyu mugore baramutwaye umugabo hakaba hari uwamumutwaye turagira ngo mumushike mu muzane mu mutwereke babyeyi aya mazi mureba nayo mu nyanja muranyumva neza ariko kigaragara rero uyu mugabo kwa General Yesu nizina rya Yesu ko biri kwaka ngiye gushika bamuzane jini kwa jini rabia Yesu rabia bacha
biratse ubu ngubu uyu muti niwo nkoresha iyo ndi gushika iki ni ikigaragaza ko umugabo w'uyu mugore baramumutwaye kuko nk'uko bireba urabona umutwaye wamushika ukamuzana tukamubona kuva umuriro wemeye kwaka ababyeyi bemeye kumufasha ndamushika uwamumutwaye ndamuzana rero dore umuntu wamumutwaye uyu muntu wamumutwaye ntago ari hafi aha ngaha ariko ushaka kwirukanka kugiye bakagupfumuriza kigaragara uyu mugabo n'ubundi asanzwe ajya mu bagore batandukanye dore ureba ko urupapuro ruhiye hano hagashya ariko aha ntihashye dore ese mvuga kuki ukorera hano hafi y'inyanja hano niho mbasha kuvugana n'imbaraga z'abakurambere nkavugana na madamu Samake nkavugana na za Saradini ahangaha niho nkoreshereza imbaraga za basogokuru na basogokuruza niyo mpamvu mba ndi gukorera ahangaha ku nyanja mwabana ubusa aya amazi iki aya mazi ni ay'inyanja nk'uko ubona mba ndi hano ku nyanja n'ubundi iyo ngiye gushika nk'umuntu ngira ngo mushike mukuruye mu nyanja nkoresha aya mazi nkakoresha n'ihembe ryanjye karondozi nkahita mushika nkamuzana ese umuntu wamushika kumuzana tumubone cyangwa muramubona n'amaso yanyu bana banjye ataraha utavuye ahangaha reka mbabwire ntavuye ahangaha ndamushika muzane muramubona hano ku nyanja ikindi ngira ngo mbabwire ureba aya mazi ariko ubundi se wowe kankubaze wa mudamu we akaguru kakurya nakahe nakubaza nakaguru k'ibumoso umaze igihe kingana iki kakurya kize nk'amezi 2 mu bitugu byawe se ntago umaze iminsi uri kumva uri gushya kandi uremerewe cyane ndabyumva aho se ibintu biba bikujya mu nda bimaze igihe kingana iki ubimaranye igihe kingana iki maze igihe gitonya nk'ukwezi se ko biri kugaragara ko nawe bakugiriyeyo wajya kubonana n'umugabo wawe ntumushimishe nk'uko bikwiriye kubera iki utashimisha umugabo wawe kurinda abandi bagore bamugutwara dore umugore wa mbere wamugutwaye uyu ni umurozi kuko umugabo wawe bamurogeye muri Prudence bakoresha Prudence baragenda bamuzirikira ahantu ku buryo umugabo wawe adashobora kongera kugutekereza ageze ni wawe ntashobora kongera gushyukwa uranyumva neza dore rero umugore wamugutwaye ari muri iki cyerekezo ibi byose ureba ngiye kumushika dore ikikwereka rero ko bakugiriye amazi ntuyareba uyu ntiwari umuriro witegereza ureba ahangaha mu kanya uko bigiye kugenda mwana wanjye wiki turashize aho ubona ntukorana n'ibiginira ngiye ntabwo nkorana n'amagini ni ngiye muganga mukasandi dogiteri ntabwo ngiye nkorana n'amagini bana banjye uranyumva neza si ureba aya mazi gutya ari kugenda yirabura reba urabibona si ureba ahubwo wari ugiye no gupfa mu gihe gitoya ntubibona wari gutukura uyu mutukura kureba uyu nguyu reba itegereze urebe wowe wari ugiye gupfa bakugiriye wakana we ariko muri aka kanya ibyo bakoresheje byose ngiye kubikurura mbikwereke mwana wanjye uranyumva shaka turashize aya ni amazi yo mu nyanja nababwiye yuko sinjya nkunda abantu wese mu ihembe se kabari kubira Yesu we mpamvu rero nyasutse muri iri hembe ari kubira iri hembe niryo nkoresha iyo ngiye gushika mu abana banjye ari mabira uyu muntu watwaye uyu mugore umugabo ngiye kubanza nshika ibyo bakoresheje ari kubira ibintu byatuturumbukana oya nta kibazo we fata hano cana bana bari inyuma ya kamera nta nubwo bya ubundi ko ufite ubwoba ntago uzi ko wageze kwa muganga we ntangiye kukwereka ibimenyetso n'ibibazo byose wari ufite wowe urimo uratitira wititira hano ntago batitira uranyumva sha ufite ubwoba waje gupfuma gusa jini kwa jini cana hano basha abarozi bafite imbaraga bagutwariye umugabo wa kikobwa we itonde neza mada uranyumva sha mwana wanjye aba barozi bafite imbaraga udakina cana ongera ucane ibintu byankikira ubwanwa cana basha jini kwa jini amahembe ahigurwa yandi icumu rishingurwa irindi nkoti ikurwa iyindi ibintu barogeyemo umugabo w'uyu mudamu witwa nde madamu kutavuga ariko
irindi ntabwo wizi wariyibagiwe ngo twike ndi kukubaza ngo witwa nde icara hano washyano wirwe umukobwa cyangwa niba udashaka ngo ufasha nigendere witwa Karini irindi witwa Karini irindi Abana turacengo twiruke uranyumva neza jini kwa jini rabia wabonye aho bafatiye umugabo wawe wa mwana baramufashe bamushyira muri prudence barangije bamuteza amahembe ikindi witegereze aya nama baba mugurutsa agera iwawe agahita aguruka uranyumva neza uranyumva sha witegereze urebe wabibonye iyi ni inyanja nkoresha mwana wanjye urabibona sha witegereze urebe umuntu wagutwariye umugabo wowe wari ugiye gupfurupfura utunguranye ariko ababyeyi barabihagaritse koma mu mashyi ushimira ababyeyi vuga ati babyeyi ndabashimiye ikiri 200 hano none ahangaha nkwereke nshika umugabo wawe muzana muga ko mfite ubwoba ikiri 200 hano Kubihumbi 200 yego ni 200 wakana we aya mafaranga ndayishyura yashyira hano mu ihembe ryanjye Kobwa nawe ari kugenda kuruza kabone ureba hageze kuba bwa 078 990 990 20 37 990 20 37 amazina ni natona Chebe mumitangura afite umudamu ni seriye 078 990 20 37 ubonye nde ndabona message yangezeho none rero wakana we ninge dogita mukasa ndumuhanye umugabo wawe dore bibari baramukoreye iri niba bari mugurutsa kumwe ageri wawe agahita aguruka akagenda iki ngiki nicyo cyatuma adashobora kongera gushyukwa cyangwa ngo akantu ke keguke n'ubundi nta nubwo ajya narara arahagera agahita agenda agira ate agera mu rugo agahita agenda umugore wagutwariye umugabo yaragiye amumanika ahantu ngiye kumushika muzana ahangaha muri iyi nyanja umubone uyase koko nimara kumuzana umugabo wagarutse mu rugo uzibuke kuza gushimira ababyeyi uranyumva sha uramushika tumuzana turebe tumukuri kamera bana ukuro kamera kwagiye ukuro kamera we nabandi ibintu naye numwe ese muga ubwo no kuvuga ngo ugiye kumushikira ahangaha ku nyanja yego ndakumva mwana wanjye ugiye kumukurura umuzane mugaragaze kumukurura muzane mugaragaze nkoresheje ihembe ryanjye karondoze wa kana we mugara abantu bibaza imbaraga mu mufite nizi kuzimu imbaraga z'ibizimu imbaraga zimeze gutubundi wa mwana we ntago imbaraga nkoresha ari izi kuzimu ni imbaraga za basogokuru na basogokuruza kandi hagati yo wizeye Imana ukizera n'ababyeyi ibintu byose birashoboka urumva wakana we okay bikore natwe ntago dukuraho kamera twirebere taza kudutubura turebe umva we madam vayo ngaho rambika ibyo bintu ufite uzahangaho hatata sha iyi nyanja nabwiye ngo ndayiyobora ikanyumvira muranyumva iyi nyanja ndayiyobora ikanyumvira ubu ngubu ngiye kumushika nkoresheje irembe ryanjye karondozi mpite mutwika mukurure cana ahangaha ngiye kumushika mba nkoroga umushikire mahanga ngiye kumushikira ahangaha muramubona hano mu nyanja mwabana cana
reka ibintu by'ubwoba ariko hano uri kwa muganga ufite ubwoba bw'iki jini kwa jini kwa jini ara kwa jini kwa yes we man jangu wano wongeye kumuzana uramureba reba nguwo kamerama gira hino yes we nuriya turashize mugoze kuri umugome mazi mu nyanja rebera jangu wano shananire ukigira hino baba we mazi mu muriro mu nyanja vayo izina rya Yesu toka satani abandi ntabwo mbakunda muranyuzwe muka turashize uramuzi Sharon ni wowe ujya mutarwanya muka ko bagiye kurwana anangi we kiganje kuyisoza batankubita imico yo gutwara abagabo b'abandi ukuye he ko mbona ariko akazi ukora ntabwo azongera ntabwo uzongera uranyura neza umva uremera kwishyura ibyo uyu nguyu yakoresheje byose urabyemera imico yo gutwara abagabo b'abandi ntabwo uzabisubiramo ntabwo uzabyongera yewe ikiganiro ngiye kugisoza ngaha nigendere muga kamerama tubisiga ukunguku subira iyo uturutse Yesu yabo we kamerama inkuru nyishoreja muga numara kwishyura ayo mafaranga nibwo nzagukiza muga kuri umugome Yesu we muga kuri umugome je ntago ndi umugome na akazi kanje nshinzwe sinkunda abantu bahimukira abandi mwabana mwe muranyumva neza ibintu mbonyanga kamerama ikiganiro tugisoza sinkunda abantu bahimukira abandi muga nimero za turazishyira abahimukira abandi bazakureba ibindi nta bindi